Niba ufite telefone ivuga gakeya ukeneye kumenya aka kantu. Hari ukuntu ugura telefone ivuga cyane irangurura, hanyuma uko ugenda uyikoresha uko ugenda uvuga igabanya volume ugasanga iravuga gakeya. Muri iyi video ngiye kukwereka uburyo wakoresha imyanda yose yagiye muri mikrofone ya telefone yawe ukayikuramo, ukoresha uburyo ngiye kukwereka telefone yawe ikongera ikavuga cyane nk'uko byari bisanzwe. Tudatinze mu bintu byinshi reka nkwereke uko bikorwa. Ariko nyabona mbere kugira ngo dukomeze liking video, ufollowing niba utarafollowing niba ufite n'ikindi kintu ushaka kumenya cyangwa inyunganizo bisigaho muri comment ndahita nkusubiza. Kugira ngo ubikore rero nta kintu uzakora, uzafungura application yawe ya TikTok. Ukimara kuyifungura imaze gufunguka nk'uku nta kintu uzahita ukora, uzahita uza muri search hano hejuru. Ukimara kuza muri search hano hejuru uzahita wandikamo Android Cleaner nk'uku, uzandika nk'uku nurangiza ushakishe. Ukimara gushakisha uzategereza gake, ukimara gutegereza gake uzahita uhingukira kuri tab imeze uku. Wowe nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora kuri iyi video ya mbere ingi ishyizeho udufresh uzayikoraho. Ukimara kuyikoraho nk'uku uzahita wongera volume noneho iyi video ivuge cyane. Iyi video niramuka irangiye imyanda yose yagiye muri mikrofone ya telefone yawe izahita ivamo noneho mikrofone zawe zihita zitangira kuvuga neza nk'uko waziguze zimeze. Ese kano kantu wari ukazi kuri telefone yawe? Niba wari ukazi bimbwira muri comment, gusa nawe niba utari ukazi ubisigaho muri comment, kandi biba byakunze umbwira muri comment niba byakunze. Ikindi kandi nibagirwe no kumfollowing. Ciao mugire ibihe byiza ndabakunda cyane.